nyibutsa kakajoro one more umbuye twadukoryo one more wansigaye mu bwonko body boy I'm not gonna lie, I miss your body, yeah, maybe one more, my love, oh, Dore ko mumeze fresh mwebwe mudukurikirana mubana natwe umunsi ku munsi iby'agaciro cyane kandi twongera kubasuhuza no kubaha ikaze kuri iwawe TV tugaruka kugira ngo twiganire kuri stories zigiye zitandukanye tuba twabateguriye tureba n'isi bayerekeza muri rusange kandi bamwibutsa ko turi kumwe na website yacu ya yawetv.com iyo ngiyo igufasha kumenya amakuru ukamenya aho makuru ikintu cya mbere n'amakuru kabaho ufite amakuru nkakwibutsa ko kandi turi kumwe na Body Max Fitness abangaba bagufasha kumera neza cyane ushaka gutera neza ugakora sport ukahora uri physical fit uratugana mu Giporoso usana werekeza i Kanombe duherereye muri Hilltop winjiye ukati ibumoso bwawe ubu hageze Body Max dufite gym nziza cyane y'ibikoresho byose dufite sauna and massage dufite swimming pool ku bantu bikundira koga iyo hageze tuguha izo service duhamagara kuri 0788 35 hanyuma tuguha izo service mba nkubwiye haruguru nkuko murimo kubona kuri screen zanyu nago watera kuri udakora umwitozo birashoboka ntago bishoboka be na gato nago byakora tugane izo size se bimeze bite izi sizes muri gym nyine ni wa mwitozo ase iyo bavuze ngo umukobwa ateye neza wowe bifata gute umukobwa uteye neza wo musobanura gute usobanura gute ngiye umukobwa uteye neza nyine ni umukobwa uringaniye niko nabyo umukobwa uringaniye ingingo ze zose ziringaniye umeze nk'uko umeze akijya ngo umukobwa uteye neza n'uyu umeze nk'uko umeze oya nje ntago ndageraho nifuza kuko ndacyakora ku mubiri wanjye no ku ngingo zanjye ubwo rero nje ntago nahageraho ntabwo wahagera ariko uri mu nzira kabisa tuza bavuze ngo umukobwa ngo ufite wanyuma niwe uteye neza nose ubwo abaringaniye hose kandi yari hamwe ameze ufite ngo wanyuma tujye twese dushaka kubisetse nawe wanyuma uyifuza se cyane iyo se ntabwo ihagije iyo ntabwo ihagije kareka umuntu akeneye ibintu byisumbura byisumbura nawe hari umukobwa ujya ubona ukaba utishatse kora kabisa uteye neza byataye ukabimubwira abimubwira nyine nawe abizi si nkaho kubimubwira ariko niko igitsina gore ngira ngo giteye nta musore wabwira undi ngo ni mwiza oya ariko ese hari abasore babwirana ko bambaye neza se kwambara neza cyangwa ko usa neza cyangwa ko wenda ufite umubiri mwiza cyangwa iki hari igihe biba niba wowe utabikora abandi barabikora sawa nyine amazina se siba yazi Juru barayazi ninde utayazi sinzi abazi iki umukamezi ngo nayazi usi ikibazo nitwa Juru ubwiye ingwisi cyangwa ubwiye abantu muri rusange bose muri rusange Juru ijuru heaven uzarijyamo cyane ego ko hari abantu bavuga ko ritabaho ngo ari igihuha nanjye nyine byumva icyo imyizerere yawe ishobora kuba idashobotse nawe no kubyizera uzi ko ari igihuha oya njye ntabwo mbyizera gutyo kubera ko buri wese afite imyizerere n'idini rye ubwo rero ngiye ibyo banyigishije n'ibyo mfata wowe mu myizere yawe wemera ko riba nemera ko ikintu nemera cyane nuko Imana ibaho naho iby'ijuru byo simbizi kuko igihe bareba bavuga ko rizaza ntabyo wararambiwe ku myaka ya 17 urarambiwe kuri 17 yawe urarambiwe ntago ndambiwe ariko babivuze kuva kera kandi mbese niba wemera ko Imana ibaho bumva iri nka he Imana iba mu ijuru nyine mbese kandi wemera ko ijuru ritabaho ariko ukemera Imana ijuru nawe utoye ntabyo mpanze ibyo bintu rwose icyo nzi ni uko nsenga tusenga Imana ibiki ariko iyo ngiye kubyinjiramo cyane reka ugitanga ni cya 10 cya 10 ndagitanga nyine reka ese umuntu abona nambara gufite ukunda kurya iki ukunda kurya iki umuntu abona nawe imyumbati akarakano kabeshya umuntu urya ibyo biryo sagira imbaraga zingana nk'izo ufite yego nyine nese ubizi ute niba nambaraga mfite ndabibona
n'ubu nyine n'ubu hari aho mfite imbaraga nihe ugira imbaraga ahantu henshi nihe ugira imbaraga ntabwo njya mbura imbaraga cyaze biterwa n'icyo ndi gukora wenda nk'iyo ndi gushutinga cyangwa iyo ndi kubyina cyangwa se biterwa n'ikintu ndi gukora tu aho ufite imbaraga imbaraga iyo uri mu buriri se mu buriri se ko ari ukuruhuka waba ufite imbaraga z'iki uri mu buriri uri kumwe n'undi muntu utari wowe oya reka reka ngiye ndirarana urirana ntabwo urajya mu buriri n'undi muntu utari wowe kumara iki se ndabizi se sinaho byibaza ntabwo birakubaho kareka nese ko ntarashaka naho ngiye kumara iki okay yitwa Juru Ornella gukora umuziki warabiretse ko indirimbo twazibuze oya ntago nabiretse biri mu nzira hari amaproje menshi nyine mfite atari yasohoka ariko mu mpera z'uyu mwaka muri za Noheli n'ubunani abantu bitega imizigo ikurikiranye ukunda kurya iki nkunda kurya sinabikubwiye se ibijumba imyumbati ibyo ngibyo byo batubeshya nkunda cyaze nkunda inkoko ukunda inkoko wabwa sha inkoko uheruka kuyirya nka ryari ejo narayiriye ejo wariye inkoko abandi bana abandi barasaba bayiki nawe ubishatse wagafata hari akari kuguruka ukagenda ukagateka ubwo yabiguruka ko waguhitana cyangwa ukazorora bitwaye ushuka abantu korora se amafaranga nayakura uzi mpamvu nayo mbikubajije izo nzara zawe zereka abantu ariko tureba ndanze twese tukareba ndanze watweretse okay ni interano ni izawe oya ni izanjye ni izawe gusa warya nk'ubugari ahubwo mvuye mu rugo nanaburiye ariko urishikanye ikanya y'iki se akareka mbese izo nzara zatuma ahubwo nizo zibikuraho neza ukagira gutya ukavaho gute yagira gute ukagira gutya njyewe nabona umuntu ufite inzara zingana gutyo atarya nk'ubugari kubera iki nyine kubera gusa wabukata gute urabukata cyaze biterwa n'ukuntu burya niyo kibitera ariko inzara ntabwo zatuma utarya ubugari kareka ntibibaho zari zijya mu bugari utarabona ko ubukari ukoresha hano hari nk'igihe ukoresha hano ukoresha kabera abandi ngashaka kumwerekeza akareba ukuntu ngo zikata zose Ornella kabisa wazibonye se izi ni izanjye ntabwo ari intererano reka kareka ni izawe wateretse seriyese ntabwo urabona se inzara zingana gutya oya ni ubwa mbere nzibonye sawa ubwo nyine jya ugendagenda uzagenda ubabona nzagendagenda mbone waragenze urabona wowe cyane wabonye iki se byinshi kuri umwana muto wabonye iki ufite imyaka 19 urabizi neza 19 zose uraryane ntabyo uzi narakuze oya nako nabona nakuze n'ubundi ndi mukuru nasore wasezerana ubu imyaka gusezerana urayifite cyane ndayifite urayifite impeta n'ubukwe wumva ari iki cy'ingenzi nta na kimwe kuri njye ubu nta na kimwe ariko nyine kubaho bikoze nyine wowe shyira mu nyurabwenge zawe tubwire ngo iyo ndebye mbona impeta atari ngombwa icy'ingenzi ni ubukwe cyangwa se bakwambitse impeta ubukwe si wari ukiri ngombwa ngo iki byose ari ngombwa nese wanyambika impeta nkajya iwawe nta bukwe nkoze kubera ko ikintu mbikomojeho hari umugabo nigeze kubona avuga ngo abakobwa bo babambika impeta bikarangira baheza aho ngaho nta bintu by'ubukwe oya sinzi kabisa ukuntu biba byagenze ariko ntekereza ko sayini y'impeta bisobanuye ko you are allowed kuba waba partner w'umuntu so rero kuvuga ngo urayinyambitse ngo tugiye kubana noneho tutanasezeranye kareka ntabwo bishoboka mbese ni ngombwa ko umuntu akwambikira impeta mu ruhame ubona ntabwo ari ngombwa ni ngombwa se ntabwo ari ngombwa kuki se abantu bahamagara abandi kugira ngo nyine umwerekane ubundi se uwinyereka utanyerekanye imbere y'abantu ngo bigende ute ugomba kunyerekana ayikwambike muri kumwe wese ko ari wowe yambitse ni abantu yambitse oya ugomba gupuruvinga ibyo bintu uri gukora
mama akabimenya papa akabimenya abavandimwe akabimenya akamenya ko nyine ari wowe tuzabana nese urabikora bwishwa ngo bigende tubuze hanyuma ibyo gupfukama byo urabyemera umuntu apfukamira umuntu twaje tubisanga ari nyine turabyemera tutabihindura se uhindura iki se gupfukama kweli ibyo wasanze byose se gupfukama nibyo ugiye guhindura ntabwo ko umuntu w'umugabo yagupfukamira se wumva atari igisebo kweli iyo ni respect itabaho respect mwese kuki mutabikora kugira ngo se nese ninjye uri ukwambika impeta nta mugabo wapfukamye ariko numva ari ubwo nzaba nkubona ntabwo bizaba uzanyibutsa nzakwibutsa ibyo wivugije nabyo umuntu w'umugabo mwana agupfukama siko banabuca mu muryango hanyuma iyo ubonye umukobwa we yapfukamye bifata gute se abakobwa urabona yapfukamiye nk'umuhungu tu abo nyine akoze ibintu bitaho kuko ntabwo biba bimenyerewe nawe umuhaye respect ubwo nyine ni respect n'umukobwa nawe kuba yapfukamira umuhungu wumva nta kibazo nta kintu bitwaye nawe wumva wabikora wumva wapfukamira umusore ese ubwo ubona abamukunda bingana iki ako kantu mba ariko kabi abamukunda bingana iki reka nkubwire gutera ivi bitandukanye na mariage kuko hari abatera ivi benshi bikarangira babivuyemo nta na mariage ibaye so rero ntekereza ko gutera ivi sinzi ntago kuri njye nk'umukobwa uteye ivi sinzi n'ikintu aba ashaka kuko icya mbere niwe baba bafite gushyira mu mago n'ibiki so sinzi rero impamvu wowe noneho ujya kwisabira ni ikibazo ntabwo byumvikana ndetse n'abakobwa ujya ubona basaba abasore ko babashaka nyine nibyo nibaza kuko ibyo biba ni urukundo rwabaye rwinshi mu mukobwa sawa ashobora kuba nta rukundo ugira nta rugira se nyine ndi inyamaswa zo ni zirugira kuko ariyo mutangaho urugero zo ni zirugira kuko ariho mutanga urugero hehe se ku nyamaswa nanjye nicyo nibaza oya inyamaswa se zitwaye iki nazo zirarugira ariko ari inyamaswa zitagira urukundo zicana nabi kabisa ufite umukunzi wawe wumva mwatandukana ko zireye kosa iry'abandi bagira iry'abandi bakora iry'abandi bakora se ndabizi abandi guca inyuma wese ubikoze bikaba kimwe byawe ikibazo oya ariko wamwishyura nta bya kimwe ntabyo nese ugura ukumva iyo yaba ari relation cyangwa mwaba muri gukina mwese nose urukundo nyine si imikino gukina undi urukundo si imikino se umukino se ukina iki ukina mu rukundo ni baro se ukina wowe n'umukunzi wawe ntabwo mujya mukina se dukina iki se twaba dukina iki mukina iby'abana mukina mu rukundo reka nta mikino iba ihari numva igisirikare ni ugukundana gisirikare kugira ngo urukundo rukomere ubona ari nk'izihe ngingo zindi zibanzwa kugira ngo urukundo rukomere abantu barambane izihe ngingo zakwitabwaho ingingo se ingingo navuga ni nko kuba nyine icya mbere muri inshuti kumva atari wa muhungu ngo uboneka mu bintu bimwe tu aboneka mwasohotse mwakoze iki ibintu nk'ibyo umuhungu ugora hafi wenda ku byo niyo wapfishije aba ari kumwe nawe mu byago ibintu byose nyine ibintu byose mubipartage ibintu byose nyine ubona ko muri kumwe kandi agushyigikiye ikindi umuntu uba uri gusaporutinga mu nzira uri kunyuramo cyangwa ikintu ushaka kuba cyo wallahi wo agucitse sinzi kabisa abagukunda nicyo kimenyetso umuntu agukunda byose ariko kariyeri yawe sinayemera aba atagukunda waba ukunda iki se ko kariyeri ari njyewe nyine kariyeri ni wowe ndetse wowe na kariyeri muri umwe turi umwe nyine umuntu tubona muri video ni nawe Juru wanze kariyeri yanjye waba wanze njyewe wese umuntu tubona muri video ni we Juru niwe Juru nyine niwe Juru nyine bikomoje ko hari abantu bakina filime wenda agakina ari umugome kavuga bya ni filime nanjye mu buzima busanzwe ndi ubusanzwe rero none wowe tubwiye ko wowe hose uba urimo ngewe mba dumwe kuko nta lore ndakina atari ngewe cyangwa atari story wenda nakoze itaba ku bantu aba ari ngewe yitwa Juru Ornella niwe turimo twiganirira hanyuma Juru Ornella
ubu noneho uhugiye mu biki se? mu gihe icya mbere ni ishuri, icya kabiri mfite n'ishuri ryigisha kubyina. Wigisha kubyina? Wigisha kubyina? Cyane. Urabizi. Hashize igihe kingana iki igitekerezo cyaje gute cyo? Igitekerezo cyaje kera, nabonaga nyine amavideo y'abantu bashinze amaklase yabo n'ibiki ukuntu bakora, kandi noneho nza kubona ko nyine ari ibintu wakora uri n'umuhanzi bikakubyarira inyungu. Akaba ari nacyo kintu uzana mu muziki cyiza byatari, kuko niba ngiye stage nkeneye ababyinnyi kandi nabo barankeneye, so uri kumva ko ni impact yanjye n'iyabo. Rero nibwo nabashatse, nubwo nyine ntago nduzuza umubare nshaka cyangwa ntaho ndagera aho nshaka, ariko bari kugenda baza kandi turi kugenda dukora ibintu byiza. Ntabwo uzi umubare ushaka kugira ngo umuntu ajyemo, bisaba izihe kondisiyo agomba kuba yujuje ibiki? Kondisiyo bisa nuko ubikunze, ikindi nuko ubihaye umwanya wawe. Utazi no munsi ngo usibe ejo ngo ugire uti no, kwigomwa nyine tukumva ko ibintu bijemo wese, kandi iyo minsi ibiri dukoramo uzaboneka, ntutubwire ibiki n'ibiki gutyo gutyo gutyo, ukazamo ufite iyo ntumbero yo kuvuga ngo let me work as a team, dukorane na team, tugere aha n'aha n'ahatari tuzagera. Iyo ufite iyo ntumbero biba bihagije kugira ngo winjiremo. Izo ni zimwe mu ntego zanyu na zimwe muri kondisiyo zanyu kugira ngo umuntu abajoyininge. Hanyuma indi nyungu yo iba ari iyihe? Inyungu yihe? Inyungu yo mu bifatika ni ukwishimisha? Ntabwo twishimisha twebwe, nta kazi. Bibyara amafaranga? Yego. Nta kazi, icyo ni icya mbere, kuko ama performance tuzatangira kubona badutumira ahantu henshi, ndatekereza ko tutazajya tugera ngo duperforminge baturebe gusa. Umufungo uzajya uwuryamira nk'umuyobozi? Umufungo umva n'imbaraga nyinshi byatari. Ntabwo uzagira umufungo uwuryamira nk'umuyobozi? Indi uwuryamira? Ntabwo bibaho. Ntabwo bishoboka. Umva timu yanjye niba yakoze, nta mpamvu byonyine niyo ubahaye iyo rate y'amafaranga, bibaha motivation yo gukomeza gukora cyane, next time bagakorera na menshi kuri ayo. So ni byiza ko utaba greedy, utaba selfish, kuvuga ngo ndi umuyobozi ngo ngiye kwiharira ibi, cyangwa niba babahembye ngo reka mfate menshi ngo womba. No, bose nyine bashyire kuri level imwe, nawe ushyire ku yindi. Okay, ishuri ryawe ryitwa gute? Ryitwa gute ishuri ryawe? Ryitwa All Styles Dance Crew. Style zose? Style zose. Na hip hop? Hip hop ahubwo niyo dukora. Aho uzajya witwa dukubita nk'indirimbo imwe ya hip hop? Reka hip hop ntabwo ari iyanjye. Kandi ari style zose? Oya, style zose mu mibyinire? Mu mibyinire. Okay. Umaze wagira igihe kingana iki? Umaze igihe kingana iki urishinze? Ndishinze maze 2 mois. Imyaka amezi abiri? Oya, ntabwo ari amezi ahubwo, ni nko mu byumweru gutyo. Ibyumweru gutyo? Ibyumweru 3. Ni vuba. Ubwo noneho impact uko wabishinze intego wari ufite, ubona bigenda bigera ku iherezo, nubwo wenda ari hashize igihe gitoya, ariko ubona intego wihaye zizagerwaho? Zizagerwaho cyane, ko mfite n'abana bakunda gukora kabisa, n'imbaraga n'iki, ubona ko nyine abaza ari bo nkeneye. Ubihuza gute n'ishuri ubwo? Ishuri rigifite igihe cyaryo, hanyuma n'ibi byanjye bikagira igihe cyabyo, buri kintu cyose nakigeneye igihe cyacyo. Okay. Ubwo mukora ryari na ryari umuntu yifuza kubajoyininga abasanga ese? Dukora kuwa kabiri no kuwa gatanu, nibwo dukora amasaha ya saa 8 kugeza nka saa 1 gutyo. Hanyuma udushaka wadusanga Kacyiru, ahantu hegerera Colombier hitwa ku Gishitingi. Aho rero niho dukorera, mu gasare nyine gatoya. nk'ahantu bashyashya bakiza, igihe abantu tuzabona ari benshi tuzashaka sare nini, ariko mu gihe tukiri bake we are using room. Ntabwo ariko nsetse sare tu nsetse ikisi sha, tubireke tubisimbuke ibyo. Tubireke ibyo ngiyo tubisimbuke. Hakorera
umuntu araza mugahita mutangira hari ibyo biganiro mubanza kumugirana bigenda bite umuntu araza tukamuganiriza tukumva icyo yaje gukora muri class tukumva umusanzu ashaka gutangamo tukumva koko niba bikeneye niba ari wa wundi uje gukinamo cyangwa wumva ko aje kwishimisha cyangwa tuzabona umunsi umwe ukwezi kugashira ukundi kugataha uwo ntabwo aba ari uwacu turakubwira ngo niba ari ibyo ushaka niba ari iki genda ukomeza akazi kawe abandi baraza nyine ariko ntabwo ibyo ndabibona kuko abana banjye bose uko dukorana abana banjye abanyeshuri banjye uko dukorana nta umuntu wese yaje abishaka kandi azi icyo aje gukora ni ngombwa ko umuntu abishaka gusa adafite tara yabyo adafite tara abadafite tara niwe twigisha ni nawe tuba dushaka mwigisha umuntu akabimenya wanyigisha kubyina n'ubu nanjye nkabimenya tugende okay hanyuma ubwo nuko ngo mwiga teori mwiga pratique wabisobanura gute teori nayibaho twayize teori ni ukuganira teori ni ukuganira kuganiriza wowe uje mushyashya ibintu dukora byinshi ni pratique kuko nibyo biba bikenewe cyane ikindi na discipline turayikontaho cyane kuko iyo uje nk'iyo tukuzanye tuzi ko uri umwarimu cyangwa uje kwigisha ugashaka wenda kuza gutegeka cyangwa gukora iki ntabwo biba biri gukora Kajuru nta tegeko waza itegeko rihese nyine iyo ushatse kuza utegeka hariya tuba turi kuri live imwe ntabwo twe waza tubwira ngo uri master ngo ibiki ngo uje kutwigisha ngo chill down twese tugendere hamwe ko nawe hari ibyo ndi bukwigisha hari ibyo ndi bukwigisha utazi nanjye hari ibyo unyigisha nashyira agapira hasi rero iyo calm down twese twigishanye tumenye buri kimwe cyose yego okay fresh sana kabisa Juru ni cyo kintu atunze gihenze ntacyo gihenze se gute gihenze mu mafaranga waguze amafaranga menshi kabisa byagenze kugira ngo se kigere ku mafaranga angahe ntabwo mbizi tu mu bintu tuzi ushakuramo ukavuga uti wenda izi nkweto naziguze amafaranga 400 simbizi niba bibaho genda sha ntabwo bibaho nyine nawe urabizi cyakoza nyine imyenda yanjye nicyo kintu kimenda nicyo kintu kigenda kurusha n'inkweto kurusha n'inkweto ntabwo njya mbona wambara amasaha ariko ntabwo ujya wambara amasaha yambara bitewe na event ngiye mwese niba nje kubyina nabyina isaha rigatakara okay ariko nanjye muri show ndifunga god uri kukifunga koko cyane n'ubundi ari kurifunga abantu bajya kubwira ko wifunga n'ubundi hoye Juru aba yibanye aba yifunze ntabwo aba banibari bigutwaye iki se ndabizi se hanyuma muri weekend cyangwa weekend n'iminsi isanzwe gahunda zawe z'umunsi ziba zipanze gute ubundi weekend nduhuka bikumva ndiga nkageza kuwa gatandatu ubwo rero nduhuka umunsi umwe wa weekend ku cyumweru ubwo ni ukwiyitaho kwita nyine mu rugo kumva ndumva ubwo nkita ku cyumba cyanjye ngakora amasuku ibintu byose nyine kugira ngo umunsi ukurikiye ku wa mbere nzasohoke nsa neza ibintu byose nyine biri ku murongo tubi ari sawa iyo wirebye ukabona usa neza wambaye gute warambaye gute ngewe mbona buri gihe nambara neza ariko nyine biterwa n'icyo wambaye icya mbere rega ni ukuberwa ntabwo ari icya mbere kureba imyenda iyo uberewe ubundi ukira muri mirwara ukavuga ati wawu ibi ntibibaho kwambara neza no kuberwa biratandukanye oya kwambara neza cyangwa kwambara imyenda ihenze ntuberwe bitandukanye nuko nakwambara wenda imyenda yanjye isanzwe nkaberwa ibintu bitandukanye okay akaba yarabyaye umwana hanze ariko nabikubwira icyiza ni uko yabikubwira akavuga ati nabyaye umwana cyari cyiza no kuba wazabyimenyera aho utamubabarira ni hehe ariko icyo kinyoma kiri heavy bya hatari
kare hari gihe abona yabikubwira no mu bukwe bugapfa bwirengeye byaterwa wenda n'imyaka tumaranye mbona twaramaranye imyaka myinshi kandi iyo umaranye imyaka myinshi n'umuntu uko ugenda umwiyumvamo so ibintu byose bijura byakira rero ntago it's not a big deal abimbwiye it's better ariko mbyifinding out burundu mwata murangiza ne twatumaranye 20 abaye tolerance zibari zero ra none se urukundo rw'ihanganira byose kuba yarabyaye wowe se ubushaka utabyara oya nge ni better ko utabeshya kumva kuko nk'icyo kintu kiraremereye umwana se umwana biri heavy cyane ku buryo nge byishakiye nata nk'umutwe wata nk'umutwe ugatakara burundu nese gushaka warabyaye kurane no gushaka utarabyaye ikiza n'iki gushaka warabyaye gushaka utarabyaye nese ubyarira nde uwo mwashakanye ese nako mugiye gushaka nako mujya wartyaga kubagana ugasanga arabyaye rero ntago ngi ese biba ari ugukubagana ubundi ni ugukubagana nyine ubujya hese ni ugukubagana ni ugukubagana tukuko cyangwa kumva akubwiye ngo byarancitse ngo birabo byari se bicika umuntu gute ntago nyine ucikwa se gute wafashwe nko ku ngufu ntago bibaho se gufata umuntu uko nyine ibyo birumvikana tu ariko ibyo byo kuvuga ngo byancitse nawe uri umuntu uratekereza kandi ibintu byo kubaho urabibona byo kugucika rero ntago ari byo ntago ari nka mukuru wawe cyangwa murumuna wawe aramutse agutwaye umukunzi warenganya nde warenganya umukunzi cyangwa umuvandimwe wawe umukunzi akareka umukunzi yaba arengana iki wese kucyo bayemeye gushorera umutwe akagenda abajyayo abayashoreye umutwe ajya basitanye nta kintu kimwe blaming aho reka uwo dukundanye arantagiye gusanga we rese uri kumva fault ari yandi none se ugusita wawe kubera iki wabizi ko mukundana akaba yabirenzeho ntago ari ukubirengaho hari igihe nyine aba ari bumutereta haba ari umuhungu bumutereta sita kuki atamwangira we amwangira gute ambwira ati uwo mukundana ndamuzi oya ariko sister ntago yakora ibyo bintu niyo abikoze arabikubwira akavuga boyfriend wa yanterese bikagenda gutya na gutya ukamenya uko ubihandalinga nyine byakwanga akamusanga da so what ubwo byaba ari byo byaba ari byo wowe watandukana n'umusore ugakundana na murumuna we byabaho biterwa ko ngewe uransetse erega ibintu birahinduka n'abantu bagahinduka byakunda oya ntago reba utandukanye n'umusore ugahita na murumuna we oya ibyo ntago byaba ariko ngewe nyine navugaga kuri side yanjye sister wanjye ntago namblaminga for what ntago bamurenganya okay turimo turagana ku musozo rero sinzi niba abantu babibutse ibikorwa byawe by'umuziki bimeze bite hanyuma iryo shuri rya muzika hanyuma tukagana ku musozo icyo nabibutsa nuko mwakongera mukajya on my YouTube channel mukareba all my songs indirimbo zanjye you subscribe mugasharinga mukalikinga byose nubwo hashizeho igihe ariko mwabikora hanyuma ikindi imbuga zanjye Juru kuri YouTube hanyuma Instagram Juru official Facebook ni Juru Ornella ikindi navuga nuko mfite dance class yanjye nashinze so if you think you're interested dancing all styles waza kandi ushaka no kubyiga utabizi you're most welcome ikindi ndashaka abakobwa cyane kuko abahungu mfite ni benshi so ndashaka abakobwa cyane cause nabo bafite gutera intambwe mu bintu byose okay ariko uri umuhanzi usu turagenda utaririmbye Juru one more ndarwaye ka one more gakeya ko wanatubyiniye neza ubu tugere utanaririmbye nyibutsa kakajoro one more umbuye twadukoryo one more wansigaye mu bwonko body boy I'm not gonna lie, I miss your body, Baby, one more, my love, ese nk'udukoryo uba uvugamo twari utwoye
byarangiye kati udukoryo bavuga mu twari turasoza none nako kuko nyine twari dusoza udukoryo ari ugukumbura umuntu nyine ugakumbura udukoryo wenda nk'imikino mwakinaga wenda nko gukina na PlayStation cyangwa utuntu gukinana amaje nyine games asanzwe ibintu nk'ibyo nyine udukoryo so uri kumva n'utuye turagushimiye cyane wakoze cyane ko tuganira namwe dushimiye namwe mwari mudukurikiranye kuri yawe TV turabashimiye cyane mukomeze kugira amahoro y'Imana reka dusubire mu biganiro byacu bitaha